Ishimwe cyane kandi Imana ifite imbaraga. Mwene data nshuti yanjye gutangarize ko Imana twizeye ari Imana ishobora byose. Mubwire ko Imana twiringiye ari Imana ikiranuka. Haleluya. Bibiliya yatubwira ngo nitwizera twenda kugupfa tuzabona ubwiza bw'Imana. Imana iguhe umugisha, Imana ikurwanirire, Imana ikwiteho. Ikiganza gikomeye cy'Imana uyu munsi kize ku buzima bwawe. Utangarize ngo izere urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo kwizera niko kwatumye Enoki ajya mu ijuru adapfuye. Nta cyiza bimuteye n'imbaraga zo kwizera. Mwene data zamura kwizera, gira kwihangana, Yesu azabana nawe, Yesu azakugira neza kandi imbaraga z'Imana zizakurwanirira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Haleluya. Haleluya. Imana iguhe umugisha uyu munsi kandi ikiganza gikomeye cy'Imana kikuzeho. Ubuntu bw'Imana no gushaka k'Uwiteka bize ku buzima bwawe, imigambi y'Imana uyu munsi ikugote ikuzemuke. Ntutinye, ntiwihebe, izere imbaraga z'Imana kandi ukomera k'Uwiteka kuze ku buzima bwawe. Amahoro y'Imana abane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Pasiteri murakoze cyane. Uyu munsi twabatumiriye umupasitoro ngira ngo mwumvise uburyo ki yatangiye abasuhuza mu ijambo ry'Imana. Ni umupasiteri ukunzwe cyane kuri iyi si ndetse ari kubahumuriza. Pastor, abantu bose baguteze amatwi nubwo babwiye ijambo ry'ihumure kuri Bigira Iherezo TV, ariko wanababwira amazina kugira ngo n'ubutaha hari uwagukenera akaguhamagara mukaganira ukamugira inama, wakwivuga kuri Bigira Iherezo TV nta kibazo. Nitwa Pasiteri Nshimiyimana Jean Marie Vianney. Yego. Nkorera kuri ADPR Kabuga. Hanyuma wampamagara kuri nimero ikurikira 0788 65 39 67. Iyo niyo nimero ubonekaho. Hanyuma umurimo dukora ni ugusengera abantu abafite ibibazo, abafite intambara, abafite ibiteye ubwoba byose, tukabingingira Imana kugira ngo Imana ibagire neza. Ariko kandi ntabwo nasoza nasomye umurongo w'ijambo ry'Imana kuko Bibiliya niyo iduha kubaho, Bibiliya niyo itwereka icyo tugomba gukora. Hanyuma wa murongo tuwusengeremo, hanyuma Imana ize kora igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Bakunzi ba Bigira Iherezo TV, ntabwo ari ubwa mbere narabibabwiye ko nzajya mbazanira abantu tukaganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero kuko nari mbibabwiye twahaye ikaze umupasitoro yitwa Pasiteri Nshimiye, ni umukozi w'Imana. Turagira ngo tumwakira tuganirize muri ka gahe keza Imana duhaye. Nari maze iminsi sa nk'uhuze kubera gutegura ubukwe nari nababwiye. Nagarutse rero kugira ngo tuganire tubane, Yesu naduhana umugisha. Karibu Pastor, Imana iguhe umugisha. Reka dusome umurongo umwe cyangwa se imirongo ibiri dusanga mu gitabo byo ku ngoma, ni ibice 14 n'igitabo cya kabiri byo ku ngoma ibice 14 umurongo w'10 n'umurongo wa 11. Aravuze ngo maze Asa atakambira Uwiteka Imana ye ati Uwiteka nta mutabazi utari wowe uvuna abanyantege nke kubakomeye. Udutabare Uwiteka Mana yacu kuko ari wowe twiringira kandi duteye iki gitero mu izina ryawe. Uwiteka niwe Mana yacu, niwemere ko waneshwa n'umuntu. Umurongo wa 11 ngo nuko Uwiteka atsinda Abanyetiyopiya imbere ya Asa n'Abayuda n'Abanyetiyopiya baherako barahunga. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndashaka gutangariza ngo igihe Bibiliya itubwira ngo ni umwami witwa Asa, umwami wakoreye Imana, umwami warimbuye ibigirwamana, umwami wameneguye abadayimoni, hanyuma ngo Imana irushaho kumwishimira. Haleluya. Yandi magambo, nukora ibishimwa n'Uwiteka Imana izakugira neza. Nukora ibishimwa n'Uwiteka Imana izakurengera mu izina rya Yesu. Hanyuma Asa amaze gukora umurimo wo kumenagura ibigirwamana, Asa amaze gukora umurimo wo kwigingira Uwiteka amaze kumwishimira, hanyuma ngo aza guterwa n'umwami witwa Zera ngo aramutera. Umva natangaye, Asa ngo yari afite ingabo nkeya. Icya mbere ngo yari afite ingabo zigenda zitwaye imiheto 5,000. Yari afite n'izindi 3,000, afite n'izindi 2,000. ngo afite noneho ngo inzovu 8. Izo ngabo ugiye kuzibara mu mibare 3,000 ni igihumbi gisanzwe, ubwo ni 3,000.
uduhumbi tubiri natwe n'ibihumbi bisanzwe, inzovu 8 ni 80,000. Ariko Bibiliya avuga ngo asa nizo ngabo yari afite imbere n'inyuma, ariko hanyuma rero Zera ngo yari afite agahumbagiza, bishatse kuvuga ngo yari afite miliyoni y'ingabo, baramutera ngo n'amagare 300 y'intambara. Mu yandi magambo byari ibifaru mu gihe cy'ubu. Hanyuma aramutera, akimara kumutera Bibiliya avuga ngo asa umukozi w'Imana, asa umuntu w'Imana. Haleluya. Watakambira Uwiteka, amenya ko hejuru imbaraga za Zera hari imbaraga z'Imana. Watakambira Uwiteka avuga ngo Uwiteka Mana yacu, ni wowe twiringiye, tuzi neza kuvuna abanyantege nke ku banyamaboko. Hanyuma rero turengere kuri Zera kugira ngo abantu bazamenye ko twasenze Imana ishobora byose. Bibiliya avuga ngo uwo munsi, haleluya, biramwe ngo uwo munsi ngo imbaraga z'Imana ziramanuka, bari kuri gitangaza ngo Abanyetiyopiya ngo barahunga, ngo Imana batiza imbaraga Abanyetiyopiya ngo bahunga umwami witwa Asa. Haleluya. Ngo abandi babica umugenda, bagenda babica umugenda. Mutangarize mu nshuti wanjye, mutangarize mwene data, mutangarize mu mbaraga zo kwizera, mutangarize mu cyubahiro cy'Uwiteka, mutangarize mu mbaraga z'Imana, mutangarize mu bushobozi bw'Imana ko uyu munsi Uwiteka ahagaze ku mbaraga ze kandi agiye kurengera mu izina rya Yesu. Ibyaguteraga ariyo Satani, Zera wakurwanyaga ariwe Satani, Zera wakurwanyaga ari abadayimoni, Zera wakurwanyaga ariwe nyatsi, uyu munsi imbaraga zikomeye z'Imana zigendereye Zera, zigendereye abadayimoni, baraguhunze mu izina rya Yesu. Haleluya. Manishimwe. Imbaraga z'Imana zikoze zitangaza, abadayimoni baraguhunze, Satani araguhunze, abazimu baratatanye. Imbaraga z'Uwiteka Imana zikoze zitangaza ku buzima bwawe. Imana igumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mutinye nuko ku mutima wizera imbaraga z'Imana, wizera ubutware bw'Imana, kuko hejuru imbaraga za Asa ariwe hejuru imbaraga za Zera ariwe Satani hari imbaraga z'Imana. Amen. Uyu munsi niwe Asa, kuko wakoreye Imana ntabwo Imana izakureka, kuko wakoreye Imana ntabwo Imana izakwibagirwa. Imana irambuye ikiganza ku buzima bwawe, Imana ikora ibitangaza gikomeye, Imana irakwiyeretse, Imana ikugiriye neza, Imana yagutabaye mu izina rya Yesu Kristo. Reka musengera Imana, Imana iguhe umugisha kandi Imana ikurwanire. Waje uduhamagara tukagusengera mu mbaraga zo kwizera, kuko namaze kumenya neza ko hejuru imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Imana Data wa twese mu ijuru, ndagushimiye kubwira ijambo, ndatatanya imigambi yose ya Satani, ndatatanya imigambi yose y'abadayimoni, ndatatanya imigambi yose y'umwijima, ndatatanya ibimutera byose, nirukanye inyatsi ku buzima bwe, ndahagarika imbaraga z'uburwayi, ndahagarika imbaraga z'amadeni, ndahagarika imbaraga z'ubushomeri, ndahagarika imbaraga z'imurwanya, ndakubita hasi ndakongora, ndamenagura imigambi yose y'ikuzimu, ndaritagura abadayimoni bose bamurwanya mu izina rya Yesu. Ngwino Uwiteka uhinde cyane, bahunge ku buzima bwe, ndabirukankana mu izina rya Yesu. Bariyeri zose z'abadayimoni ndazifunze, mfunze fuite zose za Satani, mfunze fuite zose z'abadayimoni, mfunze fuite